Hari igitabo cyari mu kuboko kw'Imana gifunze n'ibimenyetso birindwi, kikaba gisobanura ibanga n'umugambi wayo ku isi. Nta muntu n'umwe mu ijuru no mu isi cyangwa ikuzimu washoboraga gufungura cyangwa kureba icyo gitabo. Yohana abonye habuze n'umwe wagifungura ararira, ariko Yesu Kristo umwana w'intama niwe wenyine ukwiriye kugifungura, kuko yatambwe yapfiriye abantu akabacungura n'amaraso ye. Bimaze kuba, abamarayika, ibiremwa byo mu ijuru n'abantu batangira kumuramya, baramushimira cyane. Yesu Kristo niwe wenyine ukwiriye kumenya no gushyira mu bikorwa umugambi w'Imana, kuko yaducunguye. Ahabwa icyubahiro cyose mu isi no mu ijuru. Sobanukirwa neza ibi. Mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'iyicaye ku ntebe cyanditswe imbere n'inyuma, gifunze n'ibimenyetso birindwi. Ahangaha Yohana yabonye igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe mu ibanga rikomeye kandi gifunze neza. Mu yandi magambo, mu zindi ndimi twavuga ngo nobody can open it easily. Marayika ukomeye arangurura n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye gufungura kiriya gitabo? Umumarayika arashaka umuntu ushoboye gufungura icyo gitabo, ariko ntawabonetse. Nta muntu n'umwe mu ijuru no mu isi cyangwa ikuzimu wabashije gufungura cyangwa kukireba. Umuntu uwo ari we wese ntashobora gusobanukirwa cyangwa gushyira mu bikorwa umugambi w'Imana uri muri icyo gitabo. Yohana ararira cyane kuko hatabonetse uwagifungura. Yohana ababajwe cyane nuko nta muntu ubishoboye, kuko icyo gitabo gikomeye cyane. Umwe mu bakuru aramubwira ngo nareke kurira, kuko intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje, kandi niwe ukwiriye kugifungura. Uwo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo uvugwa nk'intare yo mu muryango wa Yuda niwe wenyine ushoboye gufungura igitabo, kuko yatsinze urupfu. Mbona umwana w'intama usa n'uwatambwe ahagaze hagati ya ntebe, afite amahembe arindwi n'amaso arindwi, ariyo myuka irindwi y'Imana. Yesu Kristo ahagarara nk'intama yishwe, yapfiriye abantu, afite imbaraga n'ubwenge byuzuye. Yesu umwana w'intama araza akura cya gitabo mu kuboko kw'Imana. Yesu niwe wahawe ububasha bwo gufungura umugambi w'Imana no kuwushyira mu bikorwa. Igihe Yesu yafataga cya gitabo, ibiremwa bine n'abakuru 24 baramupfukamiye, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu. Ayo ni amasengesho y'abera. Yesu yakiriwe n'abari mu ijuru n'icyubahiro gikomeye. Isengesho ry'abera ryaratanzwe imbere y'Imana. Baririmba indirimbo nshya bamushimira kuko yishwe agacungura abo bantu bo mu mahanga yose. Yesu arashimirwa kuko yatanze amaraso ye kugira ngo acungure abantu b'ingeri zose. Yesu yahinduye abo bantu kuba abami n'abatambyi b'Imana, kandi bazategeka isi. Abacunguwe bahawe inshingano n'icyubahiro imbere y'Imana. Yohana yumvise amajwi y'abamarayika benshi cyane bazengurutse intebe, ibiremwa n'abakuru. Ijuru ryose ryuzuye ibihumbi by'abamarayika basenga Yesu, bavuga bati, umwana w'intama akwiriye guhabwa icyubahiro, imbaraga n'ubwenge. Baramushimira kuko afite icyubahiro cyose gikomeye, n'imbaraga n'ubwenge n'ubutunzi n'ishimwe. Ibiremwa byose byo mu ijuru, ku isi n'ikuzimu n'inyanja byashimiye Imana n'umwana w'intama. Isi yose n'ibiyirimo byemera ko Yesu n'Imana bakwiriye ishimwe n'icyubahiro iteka ryose. Ibiremwa bine byavuze amena, abakuru bikubita hasi baramya Imana. Bose bemera ububasha n'icyubahiro by'Imana, bakaramya n'umutima wose. Umwana w'intama ni Yesu Kristo. Ibimenyetso birindwi ni ibintu by'ibanga bikomeye cyane: ubugingo, amateka y'abantu n'imigambi y'Imana. Naho ba bakuru 24 bahagarariye abera bose bo mu isi, abizeye Imana. Ibiremwa bine ni abamarayika bafite ubutumwa n'imbaraga z'Imana. Yesu Kristo niwe wenyine ukwiriye gusobanura no gushyira mu bikorwa umugambi w'Imana, kuko yatambwe, yapfiriye abantu, akabacungura n'amaraso ye. Ijuru ryose, isi n'ibiri mu isi byose biramuramya, kuko afite icyubahiro n'imbaraga n'ubutware bw'iteka ryose. Yesu ni umucunguzi wacu kandi ni umwami wacu. Niwe wenyine ukwiriye icyubahiro cyose. Emerera ngushimire gufata umwanya wawe ungana gutya maze ukankurikira. Ni kuri Merance TV Show nk'ibisanzwe. Dusubire n'ubundi mu kindi kiganiro.